abanzi bo ku ruhande urabirinda ariko umwanzi witwa wowe ubwawe urirangiza ko nawe ufungura amarembo y'ababishabaye bose ngo umwanzi gicanga abyihorere wicuruza urumva ubucuruzi bwarahombye bwacya kurira indege akajya mu Bushinwa ukaza kurangura ibyo yarawe kuki bwahombye agatega indege ntabwo ashaka kuzamuka wishe yaringa abantu bashaka ko duhora hasi witanga amakuru y'inzozi zawe icyo utekereza nicyo ugambiriye nasema kikuracyo chikondani none rero ngo ibindi byose kuko umurozi ntiyamenya igihe uryamira ntiyamenya ibiryo urya ntiyamenya gahunda zawe ntazari mu ikofi yawe ntazari muri konte yawe ntazi porogaramu ntazi uzi ibintu byawe ni wowe ubwawe byishyirire hanze rero bakwereka sinzi n'ukunyumvugije ijambo ngiye kuvuga iyo mpamvu iyo ubona ndi gutinda ubwo mba ndi gukurura iryo jambo ry'ubwenge uri kumbwira ngewe ubwanjye ndihungira he ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero n'umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye ubumwe bw'abera ministries aha ni handi amavuta akandagira amateka ubuzima buhinduka byagenze gute niyo wemereye Yesu n'umwuka wera bakayobora ubugingo bwawe cyangwa ubuzima bwawe amazina yanjye nitwa Jerry nk'uko bisanzwe tubana muri ibi biganiro by'ihishurirwa rya Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ndabasuhuje cyane mwebwe mwese aho muri mudukurikiye Imana ijye ibaha umugisha mwinshi cyane abari mu majyepfo amajyaruguru iburengerazuba iburasirazuba bw'igihugu cyacu mwese muhabwe umugisha tujya tubona abantu batandukanye bari muri diaspora bari muri Europe bari muri Amerika badukurikira Imana ijye ibaha umugisha inshuti zacu cyane ziri muri Belgique turazisuhuje cyane Yesu ajye yivanga mu byanyu niko umuririmbyi yavuze pasiteri nesashimwe teka ryose wameze neza ndashima Imana n'abantu bayo bose batabuzemo n'umwe ndagira ngo dufate akanya gatoya dushimira abantu ubwoko bw'Imana butwereka ko budukurikiye turabashimiye tunabwira ko tugeze ku 17 birenga abanyamuryango barimo barazamuka turabashimiye nokuri turabashimiye inkunga zifatika yego iz'ibitekerezo no kutubwira ngo no byonyine no gukora subscribe yego ni inkunga ikomeye ndetse no gukora comment uko yaba yanditse kose twiratunyura yego turabashimiye cyane uwo gushimirwa cyane n'umugore wanjye Tuyisenge Jacqueline Imana imuyeho umugisha hari hose yego kaza umeze neza nkaza ntafite iminwa yumye ntagagaye ntafite roho mbi uzi ko njya numva nubwo ntarabijyamo ariko buriya ngo ibintu bipfira mu rugo iyo mu rugo bitameze neza no ku iterero nta cyagenda ubundi umugabo ufite urugo rubi ntujya kubaza mu rugo uko byagenze ureba ukuntu avuga gusa tubyibwira ibiri inyuma afite umushiha akusubiza nabi nibyo urabibona reka dushimire bashiki bacu batwitaho abamama bacu bamwe abafite abadamu babitaho neza Imana ijye ibaha umugisha natwe dufite ababyeyi batwitaho Imana ijye ibaha umugisha tunihanganisha abanye nabi kandi bagumye kubana neza harimo n'isomo ariko harimo n'isomo none si iyo babonye abandi bimera neza bo ntibimere neza kandi umuti uhari arababara kuko nyine umuti ntiyapfa kuwumva ariko buriya Jerry usubiremo iri jambo aravuze ngo abanyarwanda n'abandi bumva inyarwanda igihe birengagiza babona uwaburiye amahoro ku ntebe bo baboneyeho amahoro bakamufata nk'ibisanzwe
yego turavuga abadivorce, Yego. turavuga abapfakazi, Yego. turavuga abana batawe, yego mbega turavuga babuze ibyo kurya mu rugo, abandi barya, babuze imyambaro, abo bantu bose bagenda bahura n'ikintu kibakomereye mu buzima, yego nibo nashaka kwivugira, so turabihanganishije. turabihanganishije mushumba. Yego, ndagushimiye cyane n'abo bantu bose bumve ko twafashe akanya kugira ngo tubibuke kandi tubashimire kubwo kwagura ubumwe bw'abera ministries. Ni karibu rwose. Yego, mushumba, ntabwo dutandukira n'ubundi rya yereka Imana yakunyujijemo, kuko uno murongo nuwo abantu bakiriramo, nuwo bumva ibindi bintu bivuye kuri Mwuka Wera Imana yagiye ihishura. Kandi buriya ngo iwe ryagaragaye ntiriba rikisha isuka, niko mu Kinyarwanda bajya bavuga. Ni ukuvuga ngo ibyo Mwuka Wera yagaragaje aba afite n'umuti wabyo yuko agiye kubigenza, kuko nta makuru y'imfabusa bahari. Yego, ni muri urwo rwego rero tugiye kurebera hamwe mushumba. Twagiye tuvuga ibintu byinshi bikomeye, tuvuga ku nzozi, tuvuga ubwoko bw'inzozi, tuvuga izatuma ubasha gutera imbere, izikwereka ko ugiye gutera imbere, tuvuga ibimenyetso byinshi, tuza kuri karande tubona uko ugomba kubyirinda, ndetse twinjira no mu bimenyetso byakwereka umwanzi wawe icyo utagomba kuvuga, icyo ugomba kumuhisha. Ariko nanone abantu benshi bakomeje kwibaza ibintu bitandukanye. Ubundi umwanzi ninde? Umwanzi ni muntu ki? Reka dusenga Imana. Aleluya. Duciye bugufi Imana tuguhimbaza. Nta munyabwenge n'umwe ku isi twabona ukiretse Mwuka Wera utanga ubwenge n'ubuhanga. Nuko urakoze ubane nanjye na Jerry, dufashe muri byose, twambike imbaraga kandi udukomeze, tugirire neza, dushoboze, utwiyereke. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Ariko ngira ngo nubwo tutari buze gushyira umuntu kuri kamera, twakiriye n'umushyitsi wacu, tumuvuga mu izina. Ntabwo tumuvuga mu izina, tuvuga n'ibindi byinshi cyane. Yego, ariko turamwakira mu izina rya Yesu. Turamwakire agubwe. Buriya hari ibintu abantu batamenya gukora, kuko nta burenganzira yaduhaye. Yego, ariko umuntu gutega indege akava mu gihugu cya kure akaza gusura ubumwe bw'abera ni nk'uko ikomeye. Cyangwa uramushimiye? Ndamushimiye, ni ukuri nanamushimiye mbere yuko dutangira ikiganiro. Ariko ndabivuze kuri kamera. Yego, nta burenganzira bwo kuvuga izina rye, nta n'ifoto turi bushyireho, ariko turamushimiye cyane. Kuva muri Belgique akaza gusura ubumwe bw'abera, Imana imuhe umugisha, akaza agafashwa. Munsi yaduha uburenganzira ntabwo twakora iryo kosa, ariko turamushimiye, ari muri studio. Yego. Turamushimiye cyane. Turamushimiye, ari muri studio. Yego, kandi Imana imuhe umugisha cyane rwose. Buriya rero tugiye gukora ikintu cy'ubwenge, tugiye guha mikorofone, uvuga ijambo rimwe ukuntu uvuga izina ryawe. Uravuga uti ndabashubuje mwese, kamera izabezaho nyuma hari ikibazo. Ariko ubundi ni ibintu byiza byo kumva. Burya ifoto iba ari ifoto, ariko ijwi burya ntapfa kumenya ngo ni iki, ku mpamvu za XY n'ibindi byose. Yesu aguha umugisha. Niba ngufatira mikoro, niba nyiguha ukayifata, Imana iguha umugisha. Ndabasuje abantu bo mu bumwe bw'abera ministries, Imana ibampera umugisha. Amen. Ngira ngo ijwi muraryumvise neza, icyo byari bikwiye. Yego, kuko amafoto yo twe twarwemeye, twe tugomba kuza mu mafoto, abandi tugomba kubarinda bitewe n'inyungu. Yego, Imana imuhe umugisha. Dushuhuje abana be bose aho bari hose, dushuhuje abavandimwe be abari i Rwanda, kandi ni ukuri igihe mwahaye kuza kumwe bw'abera humura ntibizabera impfabusa. Imana izakomeza kubafasha, murakoze cyane, kandi muzagira umugisha w'Imana. Imana iguha umugisha, kandi nkubwire ngo uko waje si kuzasubirayo, kandi ugiye kubona ibirere bikomeye, kandi Imana yanjye nkorera ariyo ukorera. Nta muryango n'umwe uzongera kugarwa. Satani yaribeshye ko yayukinze, ariko nta mbaraga afite zo gukinga imiryango. Imana irakingura ibintu byose bikagenda neza. Rero Imana iguha umugisha, ikurebe neza, iguha amahoro, nkwifurije ibyiza. Ku manywa ugira amahoro, nijoro ugira amahoro, ugira umugisha ugenda, wicaye, uhagaze, uryamye. Abana bagira umugisha, abuzukuru bagira umugisha, n'abuzukuruza bazagira umugisha, kandi nukuri umugisha uzaba ibyo kuryamirwa no kwiyorosa. Mu kuboko kwa Imana iguhe kurama. Tuyivugiye ku bumwe bw'abera ministries, cyane kuzi ko atari idini,
atari n'itorero n'umuryango umuntu yisangamo. Njye nshima ko abantu baguma mu matorero yabo mu gihe ntacyo baba bagiye guha bahunze. Rero turagushimiye, Imana iguhe umugisha, reka dukomeze ikiganiro cyacu. N'umubyeyi mwiza, mama mwiza cyane, mama w'imfura, usa neza, wambaye neza, ufite umutima mwiza, se navuga ngo iby'ukuri. Nje icyo nakongeraho kimwe mu bintu abantu bajyaga bibaza, bajyaga bavuga ngo ariko ngo iyo umuntu ngo agiye hanze ngo arahinduka, ngo imico igahinduka, ngo nta rukundo bakigira, ngo ntabwo bazi Imana. Ubundi Imana abayizi barahari kandi ahantu hose haba abakozi bayo. Nicyo navuga. Urukundo yatweretse rero yaravuze ko atanagenda atakubonye. Yego. Amasaha menshi. Namushimiye cyane. Yego. Urakoze cyane. Rero warumbajije ngo umwanzi ni iki? Umwanzi ni iki? Ninde? Ubundi mbere na mbere umwanzi ni umuntu wese. Yego. Cyangwa se uburyo bwose umuntu atakwifuzaho ibyiza, atakwifuriza kubona uriho, adakeneye ko cyashaka kubaho mu buzima, cyavayo ntikikugereho, n'icyo wishakira akagisenya, no bita umwanzi. Yego. Ni umuntu utifuza ikintu ku buzima bwe icyo ari cyo cyose cyiza. Yifuza ibyago, amakuba, ingorane, kwimisha, akangiza ubuzima. Rero umukuru w'abanzi wa mbere ni Satani. Ubundi niwe shefu w'abanzi. Uwo niwe shefu uhagarariye abanzi bose. We n'ubayobora niwe komanda wabo, Satani. Ariko nkanizwa no kuvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itangwa n'ikintu kimwe zitarimbuka. Hakabaho n'abandi banzi ba kabiri ariko batagira imbaraga. Ambajije umwanzi wa gatatu ninde? Umwanzi wa gatatu ninde? Ni umuntu ku giti cye. Ibyo bibaho ko umuntu ku giti cye yibera umwanzi. Kandi burya Satani Imana irahari ikamugukubitira. N'abanzi bo ku ruhande urabirinda. Ariko umwanzi witwa wowe ubwawe urirangiza ko nawe ufungura amarembo y'ababishabaye bose. Ngo umwanzi igicu. Cyo nkukundira rero agenda yanjye igiye kuzuzura. Utiyuzura iki? Amagambo y'ubwenge tubwira je ndandika. Ndashaka abantu babyumva badukurikiye. Satani nakwanga hari Imana yakunze bari mu isi cyane. Abantu nibakwanga ariyo baca mu muhanda wa kaburimbo uzace mu bitaka cyangwa mu kayira. Niyo baguhiga saa 4 uzagende saa 3. Nibagutumira kurya uzabireke. Ariko umwanzi mukuru ni wowe ubwawe. Ko niwe uzabigemurira. Niwe uzababwira aho ugiye kujya. Niwe witangira amakuru azakurimbura. Yego. Nta muntu n'umwe wakunywesha inzoga. Niwe ubwawe uzinywesha. Uwo ni wa mwanzi. Wa mwanzi wanga wowe. Nta muntu wakujyana mu busambanyi, niwe imanurira imyenda ukishyira abaguhitana. Muri make wiriwe mu rugo se ntugende wahura n'impanuka. Umwanzi w'umuntu ukomeye ni ubw'imbere. Yego. Urano uranyumvise kumva ndagira ngo tubijyanirane gutya mushumba. Tubonye umwanzi uwo ari we. Tubonye n'ibice birimo. Ariko wundi usorejeho arakomeye. Kuko ahandi wakubita isengesho wanakwirinda. Ariko wa wundi wowe ubwawe wowe uriyizi. Isaha zose uri kumwe nawe ubwawe. Nvango umundi wowe ubwawe wakwihungira. Ubwo ndagira ngo bijyanishirize. Ndagira ngo bijyanishirize turebe n'abanzi bose muri rusange. Icyo nashakaga nakubwiye ngo Satani nakwanga Imana yazo kuko yakunze bari mu isi cyane. Byatumye kugira ngo umuzera atarimbuka ngo ubugingo buhoraho. Aho uwo ngo tubonyeho tumwihisha. Nta kibidutwaye. N'uwa kabiri aravuga ngo nzabarinda abanzi banyu. Yego. Ariko umwanzi witwa wowe. Aho ngaho niho nutirinda niko kagufite. Ubwo nagira ngo tuze kurebera hamwe imbaraga zananiza cyangwa zikanetraliza ibitero by'umwanzi. Ariko mbere uko binaniza cyangwa umucogoza cyangwa umwongera imbaraga zo kukurwanya, uraza gusanga uruhare runini ari wowe. Sema ninki Muhammad ninjuyu usora nasema kikuracyo chikondani. None rero ngo ibindi byose kuko umurozi ntiyamenye igihe uryamira.
ntiyamenya ibiryo urya, ntiyamenya gahunda zawe, ntiyamenya gahunda zawe, ntazari mu ikofi yawe, ntazari muri konte yawe, ntazi porogaramu, ntazi uzi ibintu byawe ni wowe ubwawe. byishyirire hanze rero bakahita bakwereka. Sinzi nuko unyumvira ijambo ngiye kuvuga. Iyo mpamvu iyo ubona ndi gutinda ubwo mba ndi gukurura iryo jambo ry'ubwenge uri kumbwira, ngewe ubwanjye ndihungira hehe? Wowe ubwawe icyambere bundi unyibukije ari akavideo nabonye bisa nk'ibisekeje ariko birimo kuri kwinshi, aho umwana yari ari kuzuba igicucucucu cye akajya gikandagira kikamukurikira akarira. Ngewe ubwanjye ndihungira hehe? Mbonye ko iyo turaza kwigira conclusion. Yego. Ntabwo twataha conclusion nonaha kandi tugiye kuvuga ibindi. Tuvuga ibyo tugomba kuvuga, ariko uraza gusanga ko abakurikiye kumwe bw'Abera Ministries, uraza gusanga ko umwanzi wa mbere wa Ntambabazi ni Ntambabazi. Umwanzi wa mbere rukokoma, kabuhariwe, kabushungwe, kaguteranya, kaguhitana, umwanzi wa Jeri wa mbere ni Jeri ubwe. Kuko Jeri w'inyuma afite sokre za Jeri w'imbere. Buriya umuntu abishatse yabimbwa, yashaka namoka. Ubishatse wararugiye mageragere. Ubishatse waba n'umugabo. Aho biratuma muri twe imbere. Sinzi nimaze kumva icyo nashatse kukubwira. Umuntu niyo habitenga imbere. So ibintu no wakora ugacogoza umubisha wawe cyangwa se ukamwima inzira cyangwa ukamunaniza, uraza gusanga ndavugamo Imana aho gake, ariko urasanga ari umuntu icyambere. Ugatange amakuru y'inzozi zawe zose, izo warose nibyo utekereza, nibyo ugambiriye. Ntugatanga amakuru, ntiwemerewe. Ntabwo ari ibishyimbo nyanyagiza. Ubagaburira umuceri ibishyimbo bahe byose, ariko barinde, kuko inzozi zawe nizo wowe. Not sharing. We trusting umuntu ngo musharing ibintu. Kumva deja urabona ko bino guriya cyagiye. Ariko mushumba hari umuntu bimuvugiye bino bintu. Yarabyivugiye kugeza. Ako dukeneye abantu muri ubu buzima, hari abo dukeneye. Ariko se ndagira ngo wa undi ushobora kwibaza ngo yo nawe ariko he make us so selfish, ariko utuma tuba bamnyamwigendaho cyane. Njyaho kugira ngo nicwe n'ibyuma by'abangenda iruhande nagenda jyenyine. Ikibazo aha bagomba kureba, yavuze ngo don't sharing, witangaza ibintu byose ubonye, ntabwo tuvuze ngo bireke. Please we share, ariko sharing kugira ngo se no gusharing umuntu umwe nko kunyanyagiza. Navuye mu butayu, Imana yambwiye ko ngiye kubona visa, baroga bakaroza baguhitana. Ese ko ufite ibyishimo urabiterwa n'iki? Imana yavuze ngo atavuga urazi n'ibindi, ati ngiye kureba sheri wanjye se nuwahe arasa gute se. Ni wa mukobwa wamara kugenda aro iryo nibandirije gushaka byishwe nande? Wowe ubwawe. None se umwanzi wa Ntambabazi nini? Ni wewe watanze amakuru. Ntambabazi ubwe ntabwo ari kuba selfish, sino kwanga, ahubwo ni ukora tension. Amakenga ubwo niko turi bubyine. No kugira amakenga, no kwitonda, hari ibitangwa n'ibidatangwa, hari ibivugwa n'ibitavugwa. Rero icyambere iyo usemye ruka ibice 10 aho 24 ngo daimoni yamenye amakuru ahamagara abandi bafite imbaraga. Ikintu aba yamenya ni icy'ingenzi, ni ukuvuga ngo amenye icyo ugambirira, amenye icyo uteganya. We nta bushobozi afite, ariko atumije kuko usharinze ya makuru. Nkubaze nka Jeri, tumaze imisi dukorana muri kano kazi. Yego. Ninde uzi isaha nagiriye mu biro? Ninde se wundi? None se umuntu urumenye ko Ntambabazi iciye mu biro kuwa mbere ntayavuze, urumva yaca kurinde? Ntiyaca kuri wowe. Ni njyewe pe. None se kuki numva ko naguha ibintu byanjye byose nkaho utuye muri njye? Erega amakuru y'umuntu uyahabwa n'uri close iruhande rwiwe. So niyo mpamvu don't trust anybody. Ariko ugira ibyo uvuga, gira aho ugarukira. Uragira uti ba Yuda turi kumwe turagendana. Yuda ari mu itsinda rya Yesu, ariko atanga amakuru no ku ifunguro ryera yariyeho.
ndetse na Yesu akoramo aramutamika, ukivuga ariko ifunguro Yuda ntiyavaho. ukivuga ifunguro ubwo ndambuka mpite nambuka ikirenge cyanjye neza mpijyane hahandi dusengera mpite nicara. Nimara kwicara ndahita mbona abantu turirimbana muri korari. Ese uw'iburyo n'uw'ibumoso bose ni shyashya cyangwa ni bene data muri Kristo? Mbohoke mbabwire. Icyo nimo mvuga ahangaha, nujya kureba ngo uyu nuyu cyangwa uriya suriya, biraza kukuvuna. Kuko twese witanga amakuru y'ibikureba, sibundi ko bikureba. Ariko yambaye agatambaro se ntibimureba. Aririmba avuga mu mwuka. None se ntibimureba, ubuzima bwanjye ntibumureba. Avuga mu ndimi. Ubwo tuzasharinga isa ya repetition, sharinga umusanzu tuzatanga, ariko vie prive yanjye no, kuko ntari mu bantera inkunga. Mushumba, ndagira ngo tugendane kuri iki kintu. Hariho abantu bizera abantu bigendeye nuko bababona, naho bababonye, naho turagira ngo uze kutubwira kuri ako kantu. None se abizera abantu byabagendekeye gute? Rega intego cyane cyane uvuga ngo stop. Ubundi bimenyetso by'imyambaro, by'idini, by'ubuvukanye, by'ubuvandimwe ntabwo bikwemerera kurekura amabanga yawe bwite, inzozi, imigambi n'icyo warose. Kumaze ikintu kimwe, Yosefu yazize iki? Kuvuga ati aba ni abavandimwe banjye, akavuga ati nabonye inyenyeri zigwa hasi n'iki byose, bati ishyari rizamuka gutyo. Yongera kubivuga se mugateko cicika bakana, urumva uzatuyobora twese. Nanjye urabona nzagukwikubita imbere. Agihinguka imbere aza ngo dore Karosi araje, mureke tumwice, tuburizemo inzozi ze. Yego, cyo ni cyanditswe kera, kirimo n'isomo rikomeye abantu batajya bitaho. Binyine bakoraho. Nabonye ikibanza umukomisiyoni ntibashakira, iriya nzu ndayikunda, se wanyeretse ku ifoto iyo nzu, bati baca miliyoni 20, agahita yongeraho 2 ugakuraho na kopi cyane. Kuko urumva uwisenye ninde? Ni wowe ubwawe, kuko ijambo ry'Imana nibari buriya. Habwa ariko narose ndohota ibi nibi bandi mu mujinya urabarya. Bwa kabiri ati nabonye imiba yose nyikubita imbere n'inyenyeri. Isa namubwira ngo wa mwana we, urumva ko uzantegekana bene wanyu wowe? Hari ikintu mbonye musi, uramfasha kumenya nimba ari byo? Ndagufasha n'iki Imana yahamagariye. Maze icyo dusobanuriye tugendeye kuri izo nzozi za bene se wa Yosefu, ubwo buri wese ku ruhande rwe aragira icyo yibuka, agira ibyo ahuza, maze kumenya ko umwanzi wawe aba gukurikirana, aba gucunga, noneho buri kimwe umusharinze ahita abona ibyiza biri imbere wowe utari wabibona, agahita agambirira kubisenya kugira ngo utazabibona, wowe utaranabimenya ko ari byiza. Ariko isoko ivuye he? Kuri njyewe witangiye amakuru dushingiye ku ijambo ry'Imana cyane. Kurumva hari ibintu bigiye kubaho, buri uzacunga abantu benshi namaze kubona. Ushobora kumpostinga mubona ageze kujya indege agiye, umwana ureba umujyi arimo shoppinga ntabikubwira ko n'urugendo rwa mbere agiye kumena ibirere. Ubundi umwanzi buri gihe yanga ko utera intambwe tugeze ugera mu bundi barwana n'intambwe yawe ya mbere, from something new. Urumva ko ugiye kintu ya mbere kidasanzwe mu buzima bagomba kukirwanya. Rero bwa kabiri ntacyo barwanya. Se bangahe bifotoje ku ndege ntibongere gusubirayo. Hari ibintu tugomba tugomba gutekereza, tugakora ibikorwa bigaragara. Ngira ngo iri jambo raryumvise neza, aho nerekanye kukubwira ngo Yosefu yaceceka, ariko ikibazo cyari gihari n'undi bari bamurwaye, kuko hari ikanzu yari amudodeye se. Ubundi hari abantu bakurwara kandi ndende, kandi umye ko yavutse no ku mwana w'umugore yakundaga cyane. Ibyo nabyo bikaba ariko ikanzu ikabarakaza, ariko ntigire imbaraga muri bo, kuko imyenda ni imyenda. Ariko bari bakene ko ikintu cya mbere bakoze, imbarutso bamwambuye ya kanzu nziza, barayitabura yo shari, barangiye bayisiga amaraso, bica ihene, hagita mu gihe kigaragara,
buriya ni impamvu Yuda yabaye umwami. genda gake Ntabwo ndi kakiremo akabaraga ko mu mwuka. Niyo mpamvu witwa Yuda bati ntimumwica namurokora. Yuda ahinduka umwami kuko ari mu batumye Yosefu abaho. yego niyo bavuze ngo Yuda ngagwire ubutwaza ariko ba Robeni baravumwa. Bafata ihene barayica igitambo baragitanze ngo bazirika muri wa mwenda amaraso baravanga. Babwira se ati umuhungu we yarapfuye. Bazi ko atapfuye. bo bwabo barabizi. Baramugurishije. Ibiceri barabibitse. N'igitambo bagitanze. Nagira ngo tugende gake abantu babyumva. Igitambo bagitanze. Kabiri ariko biko ijambo rimwe aravuze ngo nguri akarosa agize gute. Araje. Reka tumwice. Tuburizemo. Ya migambi ye yose. Ariho handi nakubwiraga nti umwanzi we utari wabimenya ukijijinganya waba yamenye ibyiza uzageraho. Agahita agambirira ukatu iyo korodone iyo connection yawe n'ibyo byiza byawe. None se wemera ko burya uzacunga abantu bica ubukwe uzasanga buticwa na ba nyirabwo, ahubwo bica bo bagize inshuti z'ubwo bukwe ba hafi yabwiye ya gahunda yiwe aza atari ko subundi urindiye ngo ndakubeshya. Uziko umwanzi aba afite ibimenyetso simusiga. Ubundi umwanzi aba afite ikintu akwangira. Ariko akeneye iturufu ihiti mwijana kubita hasi kubera ko wakoresha ururimi rwawe witanze. Kavuga atari ko se urinda ujya impaka singiye umukobwa singiye foto ntabwo twari kumwe ngo ndayiremye se singiye. None se utambeshya ntimwari guhurira aha n'aha gasanga nibyo. Umva kubera iki afite amakuru yizewe. Yego ngiyi ntambwe ya mbere ituma ushobora gutakaza za nzozi zawe ukwiye kuzivuga aho ubonye kubwira uwo ubonye tugomba kwizera abantu ariko bahiba ibyo bakwiye guhabwa mane turengere no kugira ngo uce intege umwanzi wawe muhoko ntituzi ngo yaratwanga ntituzi uri ukomera. Ikindi cya kabiri ndashaka ko tunaganiraho ni uburyo ufata umuntu utari ukana kandi amwizera ariko wari ugasanga ntabwo ndi bumenye uwo ari we simenye intumwa ye kubundi nimba ashaka wowe bazaca kuri njye bakubona ko biranyoroheye cyane rwose. Telefone turavugana imisudura turayizi bizanyorohera gahunda zose n'utundi. Ruvaro ngo umwanzi wa mbere w'umuntu n'umuntu ku giti cye. Ni nayo mpamvu uyu muntu w'inyuma akunda gusharinga amabanga y'umuntu w'imbere kandi kurota n'ibyo umuntu wihariye. N'imigambi ufite ni wowe uyizi. Ahubwo ateka iyo nzu ugiye kubakaho ntaki ko waretse munavuga ibintu byinshi. Hari ahantu muri Kigali hari ibibanza bisigaye bihenda. Muri za 95 watanga 5,000 byonyine baguha pariseri 40 kuri 40. Kimironko bazabaza babihera ubuntu umunsi cyane Kimironko nangaye Kanombe nangaye. So ugasanga abyihorere wicuruza urumva ubucuruzi bwarahombye bwacya kurira indege akajya mu Bushinwa ukaza kurangura ibyo yarawe kuki bwahombye agatega indege agashaka kuzamuka wishe yaringa abantu bashaka ko duhora hasi witanga amakuru y'inzozi zawe icyo utekereza n'icyo ugambiriye. Kabiri utanze amakuru yawe ni nabwo bajya mu barozo babona umwanya wo kuroga bya bintu. Niyo bakugiye kurogesha bikanga bakoresha imipango yo kubuza guhura n'uwari kukugirira iki akamaro. Atalo ati nta mabaza agiye kuza muri ofisi azanye dosiye ni atari urebye nk'amanyanga mwumfa kumwemerera ati nta makuru nkwibiye. Wowe ukagenda wafunze ko tugenda ubyina ugasanga duyamennye nk'umucanga. Uraririmba tu amazi uwo ushaka si ubitanga ubundi ujya kuha amakuru utaguhe iyo serivisi urwana n'iki. Rero guceceka no kumenya uwo ubwira no kurinda ururimi rwawe bikugeza ku ntego ikwiriye. Cyambere si papa wo mu mwuka ntumuranguraho muri make nta n'ikindi kintu kindi gihari ko mwagiye gusenga Imana yababwiye ngo iki nyumvira iyo uhari wari kubyumva ndakubwira ibyo ntari kubirikiza abantu barabivuga amashomba ati naragiye Kanyari iravuga nyabyumbi iravuga njyamu mazi iravuga kanaka twari kumwe yavuze hari abarozi baraho bati ntibigasohore ko burya nkubwire kantu ndakibuka ko Satani atimba ururimi yego rwacu
urunyura nk'umugisha n'umuvumo. byombi. Umuntu ntagambanisha amaso, agambanisha iki? Ururimi. Iby'amaso abonye ntibikugora, ari akanwa kavuze. Kandi ikinyoma cyavuzwe n'umuntu baziho kuri. Bihinduka ihama biragufata. Kimwe nuko ukuri kwavuzwe n'uwo baziho ibinyoma babitesha agaciro. Yego. Wenda tugana ku musozo kugira ngo byishira kuri ya minota yacu kugira ngo ibintu bijye bigenda neza n'abatureba. Ndagira ngo twasoze kuri iyo ngingo se. Kuri iyi ngingo ndumva twakubitiraho vuba n'ibindi bisigaye ko twe kugora abantu ntabwo dusobanura kuko icyari kigoye bwa mbere cyari iyo ngingo. Yego. Ngaho mbaza imaze amategeko ko mbigenza. Icyo nashakaga nagira ngo utaza kwibagirwa ka kantu wa mwanzi wacu muri conclusion. Yego. Nuvanga icya kabiri rero ni ukutita ku gihe cyatambutse cyakubereye kibi, kuko buri gihe umwanzi akoresha amakuru ya kera kugira locato faire ya mora. Ntabwo nyumvise ariko akoresha amakuru ya kera wanyuzemo kugira guca intege yuko bitazahinduka. Uri mwene ndese ubundi se kuva rya iwanyu se yemera gutyo ubundi harya ubundi se ubundi wowe urumva akora kumvise ariko twavuga byinshi kararemereye. Umwanzi kavugitse koroshye ariko umwanzi akoresha ibihe byawe biwanyuzemo kugira ngo akwizeze ko nta cyiza kiri imbere, ko n'ubundi nticyahindutse, kugira ngo ucike intege bivemo ibyo waplani. Ubundi se wanyu harukira, wanyu harutera imbere, wanyu se mubyara abahungu n'abakobwa asaba ko gusa akakuzanira inkuru ugahita utereka ubundi wamugani. Ubundi ndarushywa n'iki ko ubundi wacu umucuruzi wahavutse, ubundi wamugani wacu waravutse utuye hanaha hajya se ubundi wacu siko bimera akagukubitisha amakuru ya kera kugira ngo akubuze gusenya rwa ruhome wowe ubomore winjire mu isezerano. Kandi twabonye ko icyo barwanya cyane ni intambwe ya mbere. Iya kabiri icyo badashaka nuko wimura ikirenge hahandi to ntibashaka barashaka guma kwiyakira. Nyumva cyo kintu noneho intsinzi ya hano ku kintu cya kabiri. Ko wakumvise? Nakumvise. Gatatu, ntukavuge izina ry'umwanzi wawe aho ubonye hose n'ahantu hose, kuko ntuzi neza inshuti z'uwo muntu. Darahubwo ikosa abantu twikorera ni iryo ngiryo. Kanaka yarambabaje, kanaka uzi ibintu yankoreye, kanaka urimo uratuma urimo uravuga bariyeri bora ngende muri ijambo aho ngaho ntabwo uzi neza. Ntukavuge mu izina no kuvuga nawe umwanzi wawe cyangwa ukurwanya no kurwanya hagati y'abantu, uko ntuzi neza ubushuti atanya n'abantu baho ngaho, kuko ugiye kugira abanzi babiri kandi bafite imbaraga. Nehos kabiri naho ngaho dusitijingiriye kane naho ahubwo wakumvise hariya naho ngaho kararemereye kukumva ako ndumva nanjye wakubabaje, wakurwanije, wagushakurije. Please naguye mu kamashu nemeye cyane iceceka, irinde, kuko ntuzi uwo muntu urimo uvuga imbaraga afite muri ba bantu bamuri kumwe. Kandi cya kabiri ubwo ugiye kwiyongeraho kuba ugiye kwiyongerera abanzi babiri. Gatatu biyongera kuri wowe wiyanze watanze amakuru yawe, ntabwo wabakira pe. Cya kane, kirazira kikaziririzwa inshuti yawe yo mu ibanga ikugirira akamaro mu ibanga, nta muntu ibyeretse, ntukayivemo, kuko impamvu abikora mu ibanga hari icyo atinya. Yego. Hari icyo agira gutya atinya, noneho icyo atinya ugiye kucyerekana hari uratakaza zamba. Ibi bintu abantu bakunda kubivuga ngo shanga mba nkubwiye amakuru nuko wihuta ngo yambwiriza ati shayabwe narantakanuye, ukavuga izina, ukavuga inshuti y'umuntu wawe yo mu ibanga, igukorera ibintu byo mu ibanga, igufasha mu ibanga, igushyigikira mu ibanga. Bakubaza shako tubona wahindutse yarenze gute, ati reka mbabwire ko turaje afite ukuntu afasha, ati mwe ntago mumuzi, atakora ibintu bucece, ati n'akanyenyeri ntakakubaza, ati njye kubona nkora muri telefone ngo pabwo kagize gute kumvikanye. Ubundi buriya umufasha bigenda agahita aca ku muntu umunyamahane nk'umugore, ati ntuzongere, amakuru yavuye wabyivugiye. Icya gatanu gica intege dusoza, yego, abanzi bacu ni uguhagarara mu kwizera. First of all ukizera Imana, yego, nawe ukiyizera
kandi ukemera no kunengwa no kubaka ibisigaye. Imana iguha umugisha. Ni iki rero twakora cya kibazo? ni iki twakora kugira ngo izi mbaraga zanjyewe z'ibyo byose tubashe kubihagararamo ntidutsindwe? Ikintu cya mbere nakisobanuyeho ni ukubanza kwigirira icyizere muri wowe ubwawe. Kabiri, ukamenya neza ko udakwiye kwiyongera ku babisha bawe, utagomba kwiyongeraho. ubu ni ngo ugese hari abakwanga ariko nawe wikwiyanga ngo usakuze ibintu ngo buriya ko mundeba ngo buriya ngo mbyuka nkora ibintu utuntu abantu bagomba kuvuga. Ikindi icya gatatu, kwizera Imana kandi no kumva ko ibyo ukora udakwiye gucika intege. Kirazira gucika intege kuko watsinzwe. Uzahora ukora, ntuzatsindwe ntuzacika intege ngo ubyihorere. Ikindi ni imbaraga zo gusenga no kumenya kwegera no kumenya amahame yo gukorera mu Mana, kuko umwanzi ukurwanya azatega tike, azakora ibyo ashaka, azapanga, azakuraguriza, azajyana ibintu byose. Jya umenya nawe guhagarara aho bagiye bahagarara ibintu bisenye mu mbaraga zose. Yego mushumba, reka ngushimire cyane. Ariko turagira ngo kuko iyo umuntu atsinzwe n'urubanza aba akeneye imbaraga zimufasha gusenya ibyo bihahome byo kwiyanga no gutsinda abanzi be bose. Ariko twabonye umwanzi wa mbere ni twebwe. Urakoze iri jambo risubiremo. Umwanzi wacu wa mbere ni Satani. Ariko hari ijambo rimunesha ryanditse muri Yohana 3:16 ko Imana yakunze abari mu isi byatumye nta mwana w'ikinege kugira ngo umwizera atagira gute, atarimbuka. Kabiri, yaravuze ngo nzahagarara hagati yanyu n'ababisha banyu. Murankurikira? Ndagukurikira cyane. Uyu mwanzi gica w'umunyantege nke w'umugome ni umuntu bwe yanga akarekura amakuru ye hanze. Byose ari wo muntu umwanzi ruharwa ukomeye, ni umuntu we ku giti cye. Umbabarire nsoreze kuri aka kantu. Njya numva ni abantu benshi njya numva hari abantu bavuga ngo njyewe sinshobora kurarana inkuru, iyo nyiraranye umunwa urandya, iyo nyiraranye intumba mu nda, iyo nyiraranye. Harimo abantu ariko ariyo kamere ye, kubika ibanga byaranze, kandi rya banga amennye arimo arisenya. Aba bantu bigenda bite? Yame amena amabanga y'abandi ntabwo avuga ibanga rye. Amakuru ufite ntiyakubwira uko ajya kurangura. Mbega bashobora kumena imiceri y'abandi ku misozi, ariko we ibye bwite ukabibura ko ntiyabyivugiye. Adarapa abandi njya numva, ariko nyine kandi nyine nawe uzarebe hano kuri social media ziramwirirwamo pani yanjye kwiyanjye ni ubumwe bw'abera ministries naho twibashye. Ariko uzarebe nta muntu bavuga atabanje kwivuga, abaha ibyo bavuga bagatondagira. Ariko we ntiyakubwira ukuntu arwana n'umugore we n'intambaro. Aracece ujya kubona ukabona umuntu avuga ati, ukabona postinze ati ndagiye tayari, ntumenye yagiye gushakira visa, ntumenye amakuru. Undi akabona ati ukabona ari mu modoka yiguze ryarise yaraje, ntakubwire ko yagiye no mu Kagera cyangwa yikuye mu igaraje. ngo yaguze ari okazi. Abanyabwenge bashyira hanze amakuru y'abandi, ariko kuko nawe wayishyiriye he, baza bayasoma hanze bakayacaca. Ntuzihende umuntu uvuga inkuru z'abandi ntajya avuga inkuru ze. Asante. Nicyo nashakaga. Ndagushimiye cyane. Rero nabyo bagomba kubimenya. Yego. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Bakunda mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagushimiye mushumba kubwo umusanzu wawe kugira ngo dufashe dusobanukirwe cyane. Kwibutsa abantu ukwezi kwa gatandatu kugiye gushira. Yego. Abatwemereye mitiweli bayizana twishyurira. Kuri bayizane n'abandi. Hano. Yego. Ababyemeye ko bagiye kudufasha, kandi nuvuza umuntu uzaba wivura. Nugabura umuntu ntuzasonza. Yego. Niwambika umuntu nawe ntabwo uzambara ubusa. Rero kandi mitiweli yo mu Rwanda igira agaciro tuyishyura kwa gatandatu. Badufashe n'abantu batari benshi. Hari n'umwe banayishyura nta bintu birebire, ariko bari abapfakazi. Mana niba hari ikintu bwajeri mu buzima bwanjye buriya. Hari ibintu mbona nari nshoje nkababara. Ntacyo tubisoreze. Se ukuntu mbabara. Hari umuntu ubona reka wenda hashobora kuba hari umuntu mushyashya urebye iki kiganiro atazi ngo bimeze gute. Ni abantu mujya mufasha kwishyura mitiweli. Mitiweli mu Rwanda ni ubwisungane mu kwivuza. Igira agaciro uyishyuye
mu kwezi kwa gatandatu Iyi kwa nibwo karindwi bahita kutaraza bakuvura. kuko Iyo iyo wishe wishe kwa karindwi, warenze ubanza gutegereza ukwezi kugira ngo yikomfirime. kuba ndashaka no kuzashyira ku mugaragaro inzu ubumwe bw'abera yubakiye muntu, nanze kuyishyira ku mugaragaro. Mfite n'amafoto ndimo nubaka nanjye ubwanjye. So urumva rero ni byiza ntako bisa. Turabategereje, dukora mu buryo umuntu ashaka. Iyo ushaka ko tubafotora turabikora, ushaka naho turabikora. Ibyo ni ibintu bishaje. Nani mvuga ngo nyumve, yewe hari abantu babanza ubuzima bwanjye. Hari umusore wajya gushaka umubigizi akawubona. Hari umukobwa wajya gushakira ukamuhikira akabona amafaranga. Ariko b'abakecuru bakuze bakeneye kubaho, ntiyanakubagarira indabo, nta nakuzukura afite, ba bantu n'ubundi utazi ngo bagute. Bari abantu iyo mbagezeho ndababara. Kandi umuntu utabazwa n'abantu bakuze cyane yifuza gukenyuka. Hari umuntu buriya nahuye no mu mama gutya, yari afite abana, afite uwo ashoreye n'undi ahetse, so bari gucuruza agataro, hariho imbuto nyine. Njyewe mbanyuzeho ngura byinshi. Umuntu twari kumwe arambwira se kubiguze kandi mu rugo hari ibindi. Nabwira nti ntago mbiguze kuko mbikeneye, ahubwo mbiguze kuko hari situation ndi kubona itameze neza. Uwo mutima rero wa kimuntu abantu bajye biga kuhorana. Niyo musokanura kari gatambutse mu bwa kirajye barakecuru rero ugasanga ntiyanahinga, nta kintu yanakora, none ugasanga twaba gifite imbaraga tukubwira ko tuzazihorana. Aho bari ababyeyi bacu bari, natwe niho tugana tugira gute, ujya muri pasiyo nta n'akazi na itagukundira itanashira. Rero bari ababyeyi iyo mbagezeho kabiri babazwa n'abana bibana, abana birera, babazwa n'umukobwa wavuye mu rugo bamushaka, umugabo yamutera inda akamutana abana ntumenye naho yagiye. Ababyeyi bubahwe bihambira ku bana babo. Imana ibahe umugisha, tujye tubikora. Yego, murakoze.